It was a beautiful kingdom. bwari ubwami bwiza buyobowe n'umwami utagaragara ariko nubwo atagaragaraga yakoreraga mu bisiga ndetse n'ijwi ryiwe ryavugiraga buri hamwe. gusa nubwo bwari byemeze gutyo ubwami bwari bufite ubumuntu kandi abaturage baganduka. ubwami bwamenyerewe ku bihuru byiza bitanga ubuki bwa mbere ku isi, akaba ari naryo turo ryatangwaga ibwami. ubwami bwe bwamenyerewe kuri tekinoloji n'iterambere, bakoresha ibikoresho bigezweho ndetse n'abantu biwe bakaba mu nzu zigezweho. nubwo byemeze gutyo banze kuva ku muco wabo ndetse n'ururimi. yewe n'utuganira inkuru. nubwo bwari ubwami bumeze gutyo, bwari ubwami bugendera ku myemerere n'imyizerere. bwari bwarahanuwe yuko hari igihe kizagera bugaterwa n'ikibi bukarimbuka. bitewe n'iyo mpamvu umwami kuko nyine ategura amarushanwa yo gushaka indwanyi izahagararira ubwami maze ikazabirinda ikibi igihe kizaba cyateye ubwami. umwami ako kanya yatangiye yohereza amabaruwa ubwami harimo Kesha, Mukunzi, Bumbogo ndetse na Busozo, ndetse buri ndwanyi yo muri utwo duce izaza yitabira amarushanwa yo gushaka umucunguzi w'ubwami bwitwa Kinyaga. umwami atangira gukorera mu bisiga, abohereza invitation, abohereza ubutumwa bw'amarushanwa ndetse n'andi makuru yose yerekeye amarushanwa. aya basi bateguye ni bande? inde? Sakura Kids Films present bayise umucunguzi wa Kinyaga episode ya mbere. dutangiranye hano n'ibipeti biri mu gihuru, ni ibyana wagira ngo ni ibyo mu cyaro byihariye amashyamba. barimo baganira cyane babyambarishijwe nk'ibirara ariko by'ibisitari byifatiye ubwami. muri abahigi harimo Sumayire, Parabolique, Valante, Rwabishingwe ndetse n'imbwa yabo yitwa Nkomokomo. imbwa yabo bayise Nkomokomo, batera imigwi neza, batera ishyamba ryayo imigwi uburyo bagenda barihiga gake gake. aho ngaho ni muri Kinyaga. twatangiye batuganirira inkuru ubwami bwahanuriwe ko buzaterwa n'ikibi bukarimbuka, bityo rero bagenda batumizaho indwanyi zose zabaga muri ibyo bice kugira ngo zizarwanire ubwami igihe bwatewe. ako kanya abana barahaguruka na Nkomokomo yabo iyo n'imbwa yabo irabakurikira. aya basi katurebe. bwari ubwami bwitwa Kinyaga, bwahanuriwe yuko buzaterwa n'ikibi bukarimbuka. ese buzaterwa? iratsinda baryise ibisumizi. kandi ibisumizi byicariye biterana amapisi gake gake, ishyamba ni iryabo. kumbe havuye igisiga gitwaye ubutumwa kirabumanura. reka turebe. aya basi ubutumwa babuguyeho, hari akabufasha kabuhereza umwe. buri wese yibaza ngo ubutumwa buvuye. ubwo bari kureba baba barishimye. karabaye niki kibashimishije? barahoberana. Nkomokomo y'ibibareba gutya babwira ati mwebwe sinzi ibyanyu. ku kanya bahita batangira bitoza, barya amapompaje. uw'amarinete ni Sumayire, Parabolique, Valante, Rwabishingwe
kumbe baraza baritoza bakomeza kurya pompaje, baritoza imbwa yabo nayo ikaba ibareba gake yo guhiga ni iya mbere. Aya basi katurebe, barakomeza baritoza. Ese ninde batumiye ubutumwa buvuye? Ariko twatangiye batuganira inkuru ati ni umwami watanze ubutumwa, kimara kumenya ko ubwami bwe buzaterwa n'ikibi. Ese n'abantu nabo bari mu ndwanya, ariko twabonye babita ibisumizi, abahigi muri Kinyaga. Katurebe, ubwo bakomeje imyitozo gake. Okay, hano hari abandi bantu barimo basunika, ariko burya basunika bibe ntago ari abasivile. Sunika gake irya mbere barigezeho bafata irindi basunika bibereye mu mirimo ya karyasi. Hano bari mu kayeda ariko natari abasivile. Tumadowa gake tera itafari ufata irindi amanura, bagaruka ku mabuye bicira uduceri kugira ngo barye ibitunga njegera, bagaruka ku matafari baterera. Aya basi biswe gute? Abahuza ari abasirikare, abarinzi b'amahoro. Bakomeza akazi kabo, barababisa abarinzi b'amahoro. Azi uko byasa kose nizandwanye umwami agiye gutumira pe. Katurebe, bikomereza imirimo yabo, basunika amatafari bagenda. Hano baraje bazana igiti, kubona ko bagifitemo akabaraga. Ni abasirikare barwananye kuri shikaramu intambara zitandukanye. Kuko na cya gisiga kivayo nacyo cyohereza ubutumwa, karabaye. Bicaye gutyo ubutumwa buba buraje. Hari umwarebye iki ni ikiboherejera. Aya basi katurebe, ko byasa kose nabo baratumiwe, umwami yabatumiye. Ariko reka turebe, arabufungura, arasoma gake yitonze. Ko ari gusoma ni icyo abonye. Baba baraserebuye, ko byasa kose basuye ku rugamba bagiye bagiye kurwana. Kandi bahita batangira imyitozo gake. Iyo esoma du push up gake dressing. Hano bidansa bimaranya gake. Urabona ko nyine ni abasirikare kabisa. Katurebe, twabonye itsinda rya mbere umwami yatumiye baryita ibisumizi. Irya kabiri ni abasirikare bitwa ngo abarinzi b'amahoro. Si koko barayarinda, bakubita yewega bamukuye amenyo. Kumbe hari undi bakomeza imyitozo. Katurebe, komeza imyitozo gake push up baburya. Mwami ntabwo yagutumira ngo ntumutumikire. Komeza za ndirimbo zabo, iyo soma byeri, soma fanta. Ine ko bakomeza imyitozo. Aya basi katurebe, hano hari undi umwambi. Yeweka dore igipimo umwambi, dore igipimo. Iwe nuwahera, kubyase kose ni umuhigi warwanye, ni umurashi. Urabona ko arapima. Hano yambaye ikire n'umwambi mwiza, arafora. Izi ndwanyi yewega umwambara urekura. Yewega mu gipimo neza cyane. Ko yagakoze mu gakwavu hanakuramo umwambi, turaza kumenya ngo ninde nyuma. Arongera arafora, arasa igipimo ntaho ujungu yakwica. Byasa kose nanjye ndi umwami nahita mutumira. Arongera akuramo undi mwambi, mfite imyambi igezweho, arasa akurayo undi. Katurebe, yaba ingu ni umuhigi uzwi cyane. Bamwisende ukoresha umuheto, bamwisende murashi. Hewana ni murashi kabisa. Ngo murashi yari araho agenda azinga umwambi we aho na cya gisiga kivayo kimwohereza ubutumwa. Ko cyakaye ku ubutumwa. Katurebe, azinga umwambi gake. Ubutumwa bamugezaho buturutse ibwami. Batubwiye ko ari umwami ukorera mu bisiga.
umwami ukora mu bisiga ndetse akanavugira hose. Umwami ntabwo yagutumira ngo ureke kujyayo, kandi ubwami bwawe buzarimbuka nta ndwanya yabikurimo. Tumaze kubona batumira ibisumizi guturuka Bumbogo, ariko hano hari undi katurebe yicaye areba neza kabisa, bize nk'umushaburini arwanye muri kangufu, wahoze arwana kangufu amwita Rudasumbwa. Rudasumbwa uko ari aho ngaho agenda medita gake gake, bisa nkaho yari atakirwana, ariko katurebe aricanga aramedita gake, amwise Rudasumbwa. Katurebe umwami yaramutumikiye, asa nubwo yaramutumikira, yarwanye kenshi, yarwanye mu Bushinwa, arwana ahantu hose hatandukanye. Aba yaje ahangaha akitegera umujyi wiwe gake aho bita Bumbogo. Rudasumbwa guturuka Bumbogo, twabonye Murashi guturuka Cyesha, tubona Bisumizi guturuka. Katurebe arimo hano aramedita gake, sikaba nasinziriwe, ubona ko ari indwanyi. Turebe ko yari yicaye aho ngaho, aho cya gisiga nacyo kivayo kimureza ubutumwa, yicariye ari kumedita umujyi gake, ubutumwa bamugezeho. Akibona aramanutse, indwanyi uburyo n'ubwahagarara ubona ko atari indwanyi y'ubusa. Ubutumwa arafungura. Katurebe uko byasa kose umwami yamutumiye, ko twatangiye batuganira inkuru y'uko yari umwami. Yamenye ko ubwami bwe buzarimbuka, ahita atumira, kwanyisiga ahita kigenda aricanga, ubona ko avuga ati kabisa nsubiye mu kazi. Ako kanya akibimenya ko umwami yamutumiye, atangira kwitoza gake, imigeri myinshi, ingumi. Aya basi, Katurebe iraherera hehe, yatubitega amaso. Akomeza aricanga, inkuba arazimanura, arakwica imiyaga, imigeri myinshi cyane. Ubwo batubwiye ko yarwanye mu Bushinwa, ubona ko ari umutayici kungufu master. Umwami twatangiye batubwira yuko umwami yamenye yuko ubwami bwe buzarimbuka, agahita ategura indwanyi. Turebe iyi ngiyi ni iya kane, afata inkoni ye aricara. Katurebe akora imyitozo gake, yitegura amarushanwa. Reka turebe biraherera hehe. Tumaze kubona indwanyi ya kane, aricanga yitegura. Episode ya mbere yarangiye, ntimuzacikwe n'amarushanwa kuko batumiye indwanyi, ariko irangiye bisa nkaho izakomeza. Naho ubutakora follow, like na share, ntibagire gukora subscribe.